hano hari abantu banzi cyangwa se tuziranye, haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Rimwe aha hari ababyeyi bubatse kandi batuye banzi. Ibyo navugira aha hari ababizi hari n'abatabizi. Ngaha barabizi, hari abo nagengerera mu mazu, hari abo nagiye mfatiraho kwipata nka kuniga rwose ibyo nkabitwara. Afande Merite yagiye yakira kese zanjye ngo yari aha ngaha. Ange nshingiye ku makuru tugenda dukurikirana y'abantu batubwira ko bahindutse. Bafunze inshuro zirenga 500 na polisi. Ngiye narafunguwe, abantu bahita bamicaka cyo kujya kwica umuntu ngo kubera ko ufunguwe kandi uvuye mu bagome ngwino tuguha akazi dufite n'inzara urashonje. Bagenzi banje barabarasa njya mwipine mwijante bankuramo bankatira amezi 8 kwa nanyweye imogi ndazicuruza, nakubisa abantu, nararaga amajoro, inka nkazambika bote. Afande Merite arabeze bakaza kuduhiga bagase wapi. Ariko mwafata umujura mu kanya ukumva rya zina rigarutsemo. Ndimo ndibaza niba urwego rw'umutekano rutatubwira niba atatubeshya. Ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose. Andika #Media Empire utarukane no kujya ubeshya amakuru y'ibihuha ya buri munsi.
ariko hari igihe kigera bitewe n'urugendo umuntu agenda, bitewe n'ahava, bitewe n'ahajya, bikaba ngombwa ko aganiriza abantu abana nabo muri sosiyete. Hano hari abantu banzi cyangwa se tuziranye, haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Rimwe aha hari ababyeyi bubatse kandi batuye banzi. Ibyo navugira aha hari ababizi hari n'abatabizi. Bafunzwe inshuro nyinshi, haba muri murenge wa Nyamata, haba muri akarere kugeza hasi muri za Kigali, cyangwa se ku bantu bashobora kuba baragiye muri rehabilitation center Iwawa inshuro nyinshi, cyangwa se muri Sentoro muri transit inshuro nyinshi, cyangwa se muri za Burakahori muri za Kasho inshuro nyinshi, cyangwa se muri Sentoro cyangwa se mu magereza aya yagutse, bitewe n'ibyo twabagamo. Biraza no kumfasha cyane. Njewe uhagaze imbere yanyu mubona urera abana banyu. Nje nahoze ndi igisambo, ndi ruharwa. Ngaha barabizi. Harabona gengerera mu mazu. Harabona agiye mfatiraho kwipata nka kuniga rwose bya nkabitwara. Afande Merite yagiye yakira kese zanje ngo yari aha ngaha. Shuro nyinshi bafunze inshuro zirenga 500 na sinahinduka biranga. Baratwigishe muri za transit biranga, barigishe za Iwawa biranga. Leta y'u Rwanda ishe ubushobozi bwose bushoboka biranga, ariko hashimwe Uwiteka we ukora ku muntu no bigakoreka ibitari byakoretse. Njewe nakoraga amafaranga y'amahimbano. Iyo ukoze amafaranga utari leta, utafitiye uburenganzira, uburi umutenge cyangwa se umutubuzi. Nabikoze ibyo byaha niga muri high school hari Nyamata 2008 ku itariki 30 z'ukwa 8 2008. Afande Merite yayoboraga hari kesi nyifungirwaho imyaka irenga 5, ngeze muri 3 n'igice. Urukiko rw'ikirenga rungiro umwere, ariko nubundi bihano bimeze nkaho byarangiye muri ku cyaha naragikoze bidakeye kabiri. Nubundi ntashye nkuri bitendo ku buryo Afande Merite arabizi byarabaye. Afande Theose Badege niwe wayoboraga, niwe ari umuvugizi wa polisi. Ngiye narafunguwe, abantu bahita bamikeka cyo kujya kwica umuntu ngo kubera ko ufunguwe kandi uvuye mu bagome ngwino tuguha akazi dufite n'inzara urashonje. Bagenda banyuhera ibimogi byinshi cyane biranyica, bama byakanyanga biranyica, bati n'ukwica umuntu ni ukuri kose nibirakorwa. Twemeye gukora misiyo, imodoka twagiyemo igwi karera mu gishanga, imodoka tujya kwitira mu mazi, tugeze Nyabagendwa kubera leta y'u Rwanda ifite ubushobozi buhagije mu iperereza. Nubundi amatelefone twakoresha dusanga batwiteguye neza. Bagenzi banje barabarasa njya mwipine mwijante, bankuramo bankatira amezi 8 kuko ibyaha nabyemewe ku Rwanda ndataha. Aho hano turaharokoka. Afande Merite bamagibirego byanje buri kanya hari Nyamata, umuntu akagura telefone ari ku muhanda kuri kaburimbo kwa bebe, yagura telefone 150 atega moto nyitega, ageriwe mu rugo nanjye magera mpita mufata telefone nyigarura kwa beba makeya. Ndashimira Imana ko tutakibikora. Hari abo duhura uko twahura kose umuntu niyahinduka avoka cyangwa imineke, ariko umuntu arahinduka. Hari ibyo umuntu akora ukabona ko hari ikintu cyakoretse cyabaye rwose. Kuba umuntu ari hano hanze muri uyu mwijima, muri isi mubonesha amaso hano hanze, ukavayo narasambanye, nanyweye imogi ndazicuruza, nakubisa abantu, nararaga amajoro, inka nkazambika bote. Afande Merite arabeze, bakaza kuduhiga bagase wapi. Ariko rero kubera ko ibyo byatu yakibikora, ababikoraga barabiretse. Duhere kuri twebwe, imitwe yarashenywe turayitembagaza, kuko ushaka kujya ngo ubeho neza muri sosiyete y'uyu munsi. Umwanda wawe urawufata ukawwikorera, ukawujyana mu kidendezi, ukawushyiramo ukawoza, hanyuma ukavamo wera. Nutabikora gutyo ntabwo uzakira. Kugira ngo ukire uyu munsi nuko uva mu mwanda wari urimo, ukemera ugafata umwanda ukawikorera, ukawuzana ukawuta muri Yordani, ukawoza, ukawuhagira, ubundi ukagenda wera.
ndashimira Imana ko yankuye muri ibyo byaha. N'abandi mwese mufite abana banywa urumogi rwinshi, banywa amakwiti menshi, banywa za kore, ni ukuri kw'Imana mujye mubasengera bazabireka. Ibindi byose turi kumwe, ibindi tuzabikomezanya. Ndabashimira, ndashimira Yolanda Mukagasana n'abanyakiriye, naje ncumba nuko imyotsi ahantu hose nuka. Yatwakiye turi abana 250 muri iyi Nyamata, duhura mu cyumweru kabiri, aduha amagare, tugura amagare, turayarya, abandi bose bakwishingira, ibintu byose biranga. Ndakomeza ndahanyanyaza, nanjye nda mu muhanda nkabana bangeje transit cyaha nacyo nakoze, ahubwo ari ingaruka z'ibyaha nakoze. Ndahanyanyaza, ndakomeza. Niyo mpamvu uyu munsi mpagaze meze neza gutya, kuko meze neza ndabizi. Ubwo rero hashimwe leta y'u Rwanda itugirira icyizere, ikanatwigisha kubera ubuyobozi bwiza dufite. Turashima rero Yolanda wazanye umushinga hano Kanazi, ndabasa ko mwawushigikira umutekano mukawudushikiramo ibintu byose bikagenda neza, tukazabarika birenze kuri ibingibi, abana banyu ukajya bazana amanota 100% ko byose birashoboka, birakunda. Murakoze. icyo Rameka atababwiye rero nuko buriya niza akarangiza sogonderi, umunsi wo gususha akaba yanyobera umujyi, basi bihagarara gutyo. Ariko n'umwana w'umuhanga, ndizera ko aziga nubwo akuze. Kwiga ntibijya birangira, kuko ziriya ni ingufu u Rwanda rwatakaje, ariko ntekereza ko zirimo kugaruka. Ariko kandi ahangaha yavuze ko hari ababyeyi, yambwiye ikintu kiransetsa, arenda gupfa, ngo yajyaga gushimuta n'inka akazambika bote, bajya gushaka inka yakandagiye bagaheba. Ni ibitendo bisa. Ariko noneho yatubwiye ibintu byinshi by'umutekano, yatubwiye inshuro yafunzwe. Nkaba nibaza nekose mureke tuganire nyuma. Ndimo ndibaza niba urwego rw'umutekano rutatubwira niba atatubeshya, cyangwa se ntago mbizi, niba nta kintu yatubwira, niba koko aba bana byonyine. Yemwe ba mutega amatwi mwese nabo hepfo, abavuye mu muhanda, nshaka kumenya abaje uyu munsi umubare wabo. Muzamure ukuboko, muzamure. Nk'ubu hari abana bataje, nka Derika yarongeye arancika. Derika yarancitse, ni mu ntanga kumubona, kandi yarari mu wa 6 sogonderi, ari n'umwana w'umuhanga, ariko yarongeye aragenda kubera igihe amaze mu muhanda. Nyakubahwa muyobozi, ko rwose cyane cyane nkurikije ibyo Rameka amaze kutubwira, mwaba mudufashije. Mwiriwe, mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ngewe nitwa Superintendent Emerita Uwitonze, naje mpagarariye umuyobozi wa polisi mu karere ka Bugesera, ariko inshingano zanjye ngewe nshinzwe gukurikirana ibintu bijyanye na operation, sinzi ibintu bijyanye no kuba akazi polisi ikora mu karere, umuntu akurikirana akazi kakozwe gute, ni iki umuntu yakora kugira ngo umutekano urusheho kuba mwiza. Icyo mvugaho rero, ngenda ndashimira mama Yolanda, kuko twebwe inzego z'umutekano iyo tubonye umufatanyabikorwa udufasha gufata abana nka gutya, kugira ngo twe guhora turwana n'abana mu muhanda, biradushimisha cyane. Impamvu bidushimisha, gufata umwanya ujya guhiga umwana, ujya kugira gute, iyo ubonye umuntu ubegeranya nk'uku bari gutanga ubuhamya, biradufasha natwe. Ni nayo mpamvu muri iki gikorwa tutamutererana, tugomba kuba turi kumwe nawe, kugira ngo ibi bintu rwose uwo ari we wese amuhe agaciro, abihe imbaraga. Ikindi yari amaze iminsi atubwira, ni abantu baza kumuteza umutekano mukeya hano. Rwose abaturage bari muri ibyo bikorwa babihagarike, sibyo? Babihagarike. Niba ari hano
arimo yigisha abana, undi muntu akaza guhungabanya umutekano hano, ntihazagire umuntu uzafatirwa muri icyo kintu, ntabwo ari cyiza. Nk'uko rero Rameki amaze kubivuga, Rameki ndi umuntu wagendanye nawe urugendo rurerure, twagendanye urugendo rurerure Rameki, ariko nanjye ndashima Imana kuba uyu munsi ahagaze aduha ubuhamya bumeze gutya. Ariko ibi byose yababwiye nta nubwo urugendo rwe yarurangiza, ni nka mwana wawe tubwiye ati urugendo rwanjye ntago narurangiza. Ubuhamya bwa Rameki ni burebure, ariko aho twasoreza ni uko uyu munsi yivugira ko yahindutse, kandi nanjye nshingiye ku makuru tugenda dukurikirana y'abantu batubwira ko bahindutse, nanjye ndi umwe wo guhamya ko yahindutse. Kuko hari umuntu ushobora kuza akatujijisha akatubwira ati burya narahindutse, ariko mwafata umujura mu kanya ukumva rya zina rigarutsemo. Ariko pe nshingiye mu bajura tugenda dufata, abanywara umogi, nta muntu ukimugaruramo. Ntizimbye mu magambo rero, ndumva ari kumushimira no kumutera imbaraga twebwe mu mutekano, kugira ngo ibyo akora abikore, kandi n'abandi muza abana, nanjye abo nzajya mbona nzajya nguhamagara uzumfashe ubatwara ubazane hano, kugira ngo tubabungabunge bari hano, tubakure mu muhanda. Murakoze. Ndishimye cyane pe, kuko mwese mubyumva. Umwana ni marayika, icyo umumirishije arakimira. Ariye Janvier, uyu mwana w'umukobwa yadufashije cyane anyigishiriza abana. Yanyigishirije, niwe wa mbere wangishije abana kubyina. Ni n'ubu iyo twishoboye ndamutumira akaza akabigisha undi, kandi abana barabikunda. Ndagushimiye. Uyu mwana bukuru niwe nshinga umutekano w'aba bana ku manywa, ariko hano sintinya kubabwira ko ari ahantu hatoroshye, kuko hari abari muri bya bindi twita ingengabitekerezo, bavuze ngo umutwe nkawe wabaye umututsi ryari sha. Murumva bya bindi ndimo nkura mu bana nitwe tubibashyiramo, ntabwo ari bo babyihimbira. Niyo mpamvu abana babwiye ko ari Abanyarwanda, abana banjye biga ko ari Abanyarwanda. Ibyo ngibyo byasenye igihugu ntitukibigenderamo. Abana banjye barashaka kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri, niko tumeze twebwe. Uyu mwana kugira ngo bamuce intege baragiye bagiwe, bamutwara byose, atashye asanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu, nta mwenda, nta rukweto, ntacyo. Niyo mpamvu nshima abampaye imyenda, buriya hari niyo nzashobora kumuhamo n'udukweto. Imyenda yari yakoze yambaye uwo munsi niyo myenda afite yonyine. Komera, turagushyigikiye. Genda. Rameki we sinamubabwira ko ntamurangiza. Umuntu uzi kwambika inka bote akajya kuzigurisha muri Proviya, namukuriye ingofero. Ikinshimisha abana banjye ejo bundi hazaba havuyemo minisitire, depite, nta n'uwamenya niba hatarimo perezida wa repubulika igihe bazakurira. Niyo mpamvu dukwiye kubashyigikira, tukabarinda nk'abana bakabasha gukura. Sinatinya kuvuga ko hano muri Kanazi hari uburaya bwinshi, hari ubusinzi bwinshi. Abarezi bambwire niba mbeshya, birenze kamere. Abagore bibera mu tubari, ariko gicyo nasaba ubuyobozi, sinanga banywa, nibakontorora inzoga zabo bazikontororera ahandi.
be kundengerwa ku bana bakeneye kubaho. Nibambabarire bakuru tubari hagati y'aho abana batuye, aho abana bakiniraho, n'uburyo nabwo bwo kubarinda. Ubu tubari twino turanyanga kuko dushaka kugurisha utwana tw'udukobwa tukabura utwanjye. Ntago mbyemera. Ababyeyi nimuhaguruke dufatanye, kuko hano hari ngo n'ababyeyi babwira abana ngo urabona nywera iki uyu munsi nutajya gushaka umugabo uyaguha. Ntago mbyemera. Nimumfashe turera abana bazavemo ababyeyi bazima. Muranyumva? Muzanshyigikira? Nimumbabarire turarera twebwe n'abana bacu mu gihe kizaza. Ubu abana bari bubereke impano murishima pe. Ariko ndagira ngo nshimire Bruno, arimo arasinzira, yarambiwe, ararwaye. Uyu mugabo mumwihorere, niwe wa mbere waduhaye imipira 2 yo gukina. Aho arasinziriye, ararwaye, yaje nubwo arwaye. Yadukuriye abana mu bwigunge. Ubu dufite ikipe ya football y'abakobwa n'abahungu. Ariko si ibyo gusa, murabona izindi mpano abana bagenda bafite. Mureke mbashimire kandi ababyeyi mwashyigikiye guhura uyu munsi. Nari nkeneye kuvuga ngo mbabwire dufatanye turerere igihugu, kuko abana bacu bazakenera abakuru babo bameze neza, babigisha indangagaciro. Murakoze. Kabihera ubuhamya. Uyu munsi ni umunyeshuri mwiza pe. Ndabeshya murezi. Urumva? Abana b'ifondasiyo n'abagaciro bafite indangagaciro. Imana nagushije niko tubyita, tugasangira. Nk'uyu munsi bafite Imana, bari bubone ibyo kurya. Abenshi babishwe n'inzara. Tugira ubuntu dufasha abana. Gufasha abana nitwe twifasha. Gufasha abana niko kubaka igihugu. Rame, mugiye gukora iki? Kwerekana iki? Ugiye gutanga temoye. Nk'uko mama Yolande yabivuze, ni njyewe murezi w'aba bana. Hano hari abantu banzi cyangwa se tuziranye, haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Rimwe, aha hari ababyeyi bubatse kandi batuye banzi. Ibyo navugira aha, hari ababizi hari n'abatabizi, ariko hari igihe kigera bitewe n'urugendo umuntu agenda, bitewe n'ahava, bitewe n'ahajya, bikangombwa ko aganiriza abantu abana nabo muri sosiyete. Bafunzwe inshuro nyinshi, haba muri umurenge wa Nyamata, haba muri akarere kugeza hasi muri za Kigali, cyangwa se ku bantu bashobora kuba baragiye muri rehabilitation center Iwawa inshuro nyinshi, cyangwa se muri Sentoro, muri transit inshuro nyinshi, cyangwa se muri za Burakahori, muri za Kasho inshuro nyinshi, cyangwa se muri Sentoro, cyangwa se mu magereza aya yagutse, bitewe n'ibyo twabagamo. Biraza no kumfasha cyane. Njewe uhagaze imbere yanyu mubona urera abana banyu. Nje nahoze ndi igisambo, ndi ruharwa. Ngaha barabizi. Harabona gengerera mu mazu. Harabona agiye mfatiraho kwipata nka kuniga rwose bya nkabitwara. Afande Merite yagiye yakira kese zanjye ngo yari aha ngaha. Shuro nyinshi
bamfunze inshuro zirenga 500 sinahinduka biranga. Baratwigishe muri za transit biranga, barigishe za Iwawa biranga, leta y'u Rwanda ishe ubushobozi bwose bushoboka biranga, ariko hashimwe Uwiteka we ukora ku muntu no bigakoreka ibitari byakoretse. Njyewe nakoraga amafaranga y'amahimbano. Iyo ukoze amafaranga utari leta utafitiye uburenganzira uburi umutenge cyangwa se umutubuzi. Nabikoze ibyo byaha niga muri high school hari Nyamata 2008 ku itariki 30 z'ukwa 8 2008 afande meta yayoboraga hari kesi nyifungirwaho imyaka irenga 5 ngeze muri 3 n'igice. Urukiko rw'ikirenga rongero umwere, ariko nubundi bihano bimeze nkaho byarangiye muri ku cyaha naragikoze bidakeye kabiri nubundi ntashye nkuri bitendo ku buryo afande merita arabizi byarabaye. Afande Theose Badege niwe wayoboraga, niwe ari umuvugizi wa polisi. Ngiye narafunguwe abantu bahita bamicaka cyo kujya kwica umuntu ngo kubera ko ufunguwe kandi uvuye mu bagome ngwino tuguha akazi dufite n'inzara urashonje. Bagenda banyuhera ibimogi byinshi cyane biranyica, bama byakanyanga biranyica, bati n'ukwica umuntu ni ukuri kose nibirakorwa. Twemeye gukora misiyo, imodoka twagiyemo igwi karera mu gishanga, imodoka tujya kwitura mu mazi, tugeze Nyabagendwa kubera leta y'u Rwanda ifite ubushobozi buhagije mu iperereza nubundi amatelefone twakoresha dusanga batwiteguye neza. Bagenzi banje barabarasa njya mwipine mwijante bankuramo bankatira amezi 8 kwa ibyaha nabyemewe ku Rwanda ndataha. Aho hano turaharokoka. Afande mete bamagibirego byanje buri kanya hari Nyamata, umuntu akagura telefone ari ku muhanda kuri kaburimbo kwa bebe yagwa telefone 150 atega moto nyitega ageriwe mu rugo nanjye magera mpita mufata telefone nyigarura kwa beba makeya. Ndashimira Imana ko tutakibikora. Hari abo duhura uko twahura kose umuntu niyahinduka avoka cyangwa imineke, ariko umuntu arahinduka. Hari ibyo umuntu akora ukabona ko hari ikintu cyakoretse cyabaye rwose. Kuba umuntu ari hano hanze muri uyu mwijima muri isi mubonesha amaso hano hanze ukavayo. Narasambanye, nanyweye imogi ndazicuruza, nakubisa abantu, nararaga amajoro, inka nkazambika bote. Afande meta arabeze bakaza kuduhiga bagase wapi. Ariko rero kubera ko ibyo byatuyakibikora ababikoraga barabiretse. Duhere kuri twebwe imitwe yarashenywe turayitembagaza kuko ushaka kujya ngo ubeho neza muri site y'uyu munsi. Umwanda wawe urawufata ukawikorera ukawujyana mu kidendezi ukawushyiramo ukawoza hanyuma ukavamo wera. Nutabikora gutyo ntabwo uzakira. Kugira ngo ukire uyu munsi nuko uva mu mwanda wari urimo ukemera ugafata umwanda ukawikorera ukawuzana ukawuta muri Yordani ukawoza ukawuhagira ubundi ukagenda wera. Ndashimira Imana ko yankuye muri ibyo byaha. Nabandi mwese mufite abana banywa urumogi rwinshi, banywa amakwiti menshi, banywa zakore, nukuri kw'Imana mujye mubasengera bazabireka. Ibindi byose turi kumwe, ibindi tuzabikomezanya. Ndabashimira, ndashimira Yolanda Mukagasana n'abanyakiriye naje ncumba nuko imyotsi ahantu hose nuka. Yatwakiye turi abana 250 muri iyi Nyamata, duhura mu cyumweru kabiri, aduha amagare, tugura amagare turayarya, abandi bose bakwishingira ibintu byose biranga. Ndakomeza ndahanyanyaza, nanjye nda mu muhanda nkabana bangeje transit cyaha nacyo nakoze, ahubwo ari ingaruka z'ibyaha nakoze. Ndahanyanyaza ndakomeza. Niyo mpamvu uyu munsi mpagaze meze neza gutya, kuko meze neza ndabizi. Ubwo rero hashimwe leta y'u Rwanda itugirira icyizere ikanatwigisha kubera ubuyobozi bwiza dufite. Turashima rero Yolanda wazanye umushinga hani Kanazi, ndabasa ko mwawushigikira umutekano mukawudushikiramo ibintu byose bikagenda neza, tukazabarika birenze kuri ibingibi. Abana banyu kajya bazana amanota 100% ko byose birashoboka birakunda. Murakoze. Icyo Rameka atababwiye rero nuko buriya neza akarangiza sogonderi umunsi wo gususha akabayanyobera umujyi basi bihagarara gutyo. Ariko n'umwana w'umuhanga ndizera ko aziga nubwo akuze. Kwiga ntibijya birangira kuko ziriya ni ingufu u Rwanda rwatakaje, ariko ntekereza ko zirimo kugaruka. Ariko kandi
ahangaha yavuze ko hari ababyeyi yambwiye ikintu kiransetsa arenda gupfa ngo yajyaga gushimuta n'inka akazambika bote bajya gushaka inka yakandagiye bagaheba ni ibitendo bisa ariko noneho yatubwiye ibintu byinshi by'umutekano yatubwiye inshuro yafunzwe nkaba nibaza nekose mureke tuganire nyuma ndimo ndibaza niba urwego rw'umutekano rutatubwira niba atatubeshya cyangwa se ntago mbizi niba nta kintu yatubwira niba koko aba bana byonyine yemwe mutega amatwi mwese n'abo hepfo abavuye mu muhanda nshaka kumenya abaje uyu munsi umubare wabo muzamure ukuboko muzamure nk'ubu hari abana bataje nka Derika yarongeye arancika Derika yarancitse ni mu ntanga kumubona kandi yarari mu wa gatandatu sogondera ari n'umwana w'umuhanga ariko yarongeye aragenda kubera igihe amaze mu muhanda nyakubahwa muyobozi ko rwose cyane cyane nkurikije ibyo Rameka amaze kutubwira mwaba mudufashije mwiriwe mbifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire ngewe nitwa Superintendent Emerita Uwitonze naje mpagarariye umuyobozi wa polisi mu karere ka Bugesera ariko inshingano zanjye ngewe nshinzwe gukurikirana ibintu bijyanye na operation sinzi ibintu bijyanye no kuba akazi polisi ikora mu karere umuntu akurikirana akazi kakozwe gute niki umuntu yakora kugira ngo umutekano urusheho kuba mwiza. Icyo mvugaho rero ngenda shimira mama Yoranda kuko twebwe inzego z'umutekano iyo tubonye umufatanyabikorwa udufasha gufata abana nka gutya kugira ngo twe guhora turwana n'abana mu muhanda biradushimisha cyane. Impamvu bidushimisha gufata umwanya ujya guhiga umwana ujya kugira gute iyo ubonye umuntu ubegeranya nk'uku bari gutanga ubuhamya biradufasha natwe. Ni nayo mpamvu muri iki gikorwa tutamutererana tugomba kuba turi kumwe nawe kugira ngo ibi bintu rwose uwo ari we wese amuhe agaciro abihe imbaraga. Ikindi yari amaze iminsi atubwira n'abantu baza kumuteza umutekano mukeya hano. Rwose abaturage bari muri ibyo bikorwa babihagarike sibyo babihagarike niba ari hano arimo yigisha abana undi muntu akaza kuhungabanya umutekano hano ntihazagira umuntu uzafatirwa muri icyo kintu ntago ari cyiza. Nk'uko rero Rameki amaze kubivuga Rameki ndi umuntu wagendanye nawe urugendo rurerure twagendanye urugendo rurerure Rameki ariko nanjye ndashima Imana kuba uyu munsi ahagaze atubwira aduha ubuhamya bumeze gutya ariko ibi byose yababwiye nta nubwo urugendo rwe yarurangiza ni nka mwana watubwiye ati urugendo rwanjye ntago narurangiza. Ubuhamya bwa Rameki ni burebure ariko aho twasoreza nuko uyu munsi yivugira ko yahindutse kandi nanjye nshingiye ku makuru tugenda dukurikirana y'abantu batubwira ko bahindutse nanjye ndi umwe wo guhamya ko yahindutse kuko hari umuntu ushobora kuza akatujijisha akatubwira ati burya narahindutse ariko mwafata umujura mu kanya ukumva rya zina rigarutsemo ariko pe nshingiye mu bajura tugenda dufata abanywara umogi nta muntu kimugaruramo ntizimbye mu magambo rero ndumva ari kumushimira no kumutera imbaraga twebwe mu mutekano kugira ngo ibyo akora abikore kandi n'abandi muza abana nanjye abo nzajya mbona nzajya nguhamagara uzumfashe ubatwara ubazane hano kugira ngo tubabungabunge bari hano tubakure mu muhanda. Murakoze.
ndishimye cyane pe, kuko mwese mubyumva. Umwana ni marayika, icyo umumirishije arakimira. Ariye Janvier, uyu mwana w'umukobwa yadufashije cyane anyigishiriza abana. Yanyigishirije, niwe wa mbere wangishije abana kubyina. Ni n'ubu iyo twishoboye ndamutumira akaza akabigisha undi kandi abana barabikunda. Ndagushimiye. Uyu mwana mukuru niwe nshinga umutekano w'aba bana ku manywa, ariko hano sintinya kubabwira ko ari ahantu hatoroshye, kuko hari abari muri bya bindi twita ingengabitekerezo bavuze ngo umutwe nkawe wabaye umututsi ryarisha. Murumva bya bindi ndimo nkura mu bana nitwe tubibashyiramo, ntabwo ari bo babyihimbira. Niyo mpamvu abana babwiye ko ari Abanyarwanda, abana banjye biga ko ari Abanyarwanda. Ibyo ngibyo byasenye igihugu ntitukibigenderamo. Abana banjye barashaka kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri, niko tumeze twebwe. Uyu mwana kugira ngo bamuce intege baragiye bagiwe bamutwara byose, asanze atashye asanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu, nta mwenda, nta rukweto, ntacyo. Niyo mpamvu nshima abampaye imyenda, buriya hari niyo nzashobora kumuhamo n'udukweto. Imyenda yari yakoze yambaye uwo munsi niyo myenda afite yonyine. Komera, turagushyigikiye. Genda. Rameke we sinamubabwira ko ntamurangiza. Umuntu uzi kwambika inka bote akajya kuzigurisha muri Proviya namukuriye ingofero. Ikinshimisha abana banjye ejo bundi hazaba havuyemo ministre, depite, nta n'uwamenya niba hatarimo perezida wa repubulika igihe bazakurira. Niyo mpamvu dukwiye kubashyigikira tukabarinda nk'abana bakabasha gukura. Sinatinya kuvuga ko hano muri Kanazi hari uburaya bwinshi, hari ubusinzi bwinshi. Abarezi bambwire niba mbeshya, birenze kamere. Abagore bibera mu tubari, ariko gicyo nasaba ubuyobozi, sinanga banywa, nibakontorora inzoga zabo bazikontororera ahandi, be kundengerwa ku bana bakeneye kubaho. Nibambabarire bakura utubari hagati y'aho abana batuye, aho abana bakiniraho. Ni uburyo nabwo bwo kubarinda. Ubu tubari twino turanyanga, kuko dushaka kugurisha utwana tw'udukobwa tukabura utwanjye. Ntabwo mbyemera. Ababyeyi nimuhaguruke dufatanye, kuko hano hari ngo n'ababyeyi babwira abana ngo urabona nywera iki uyu munsi nutajya gushaka umugabo uyaguha. Ntabwo mbyemera. Nimumfashe turera abana bazavemo ababyeyi bazima. Muranyumva? Muzanshyigikira? Nimumbabarire, turarera twebwe n'abana bacu mu gihe kizaza. Ubu abana bari bubereke impano murishima pe. Ariko ndagira ngo nshimire Bruno, arimo arasinzira, yarambiwe, ararwaye. Uyu mugabo mumwihorere, niwe wa mbere waduhaye imipira 2 yo gukina. Aho arasinziriye, ararwaye, yaje nubwo arwaye. Yadukuriye abana mu bwigunge. Ubu dufite ikipe
dufite ikipe ya futuboro y'abakobwa n'abahungu, ariko si ibyo gusa, murabona izindi mpano abana bagenda bafite. Mureke mbashimire kandi ababyeyi mwashyigikiye guhura uyu munsi. Nari nkeneye kuvuga ngo mbabwire dufatanye turerere igihugu, kuko abana bacu bazakenera abakuru babo bameze neza, babigisha indangagaciro. Murakoze. Pierre akaba ari jyewe uhagarariye umudugudu wa Nyarugati ya mbere hano ku cyicaro cya Fondasiyo Yolanda Mukagasana. Mbere na mbere mbanje gushimira inzego z'umutekano, shimira n'abandi banyakubahwa abayobozi bose muteraniye ahangaha, dushimira n'ababyeyi batuye muri uyu mudugudu badufasha kubana n'aba bana umunsi ku munsi. Tukimenya rero iyi nkuru nziza iturutse i Nyamata ije hano muri uyu mudugudu, twarabyishimiye kuko twumvise ibintu bigiye gukorerwa ahangaha, dusanga ni ibintu bizadufasha kubana n'abana, kugira ahantu tugomba kuba tubafite ku buryo twabasha no kubacungira umutekano byoroshye. Ariko ntabwo abantu twese twumva ibintu kimwe, harimo abagenda babasha kubirwanya, ariko natwe nk'inzego z'ibanze dufatikanyije n'inzego z'umutekano turi maso. Nge rero nkibona Rameke arimo yigisha abana, nabanje kumwitaho ndamwiga ndamureba neza, ndavuga uyu muntu umeze gutya ibintu agiye kwigisha abana bifite umurongo. Ariko kubera ko naganiriye na mama Yolanda, nsanga ni umuntu ufite ubuhamya bwinshi ndetse n'ubumenyi bwo kubasha kwigisha abana, akabakura hasi akagira aho abageza. Ibi bintu rero impamvu duhagurutse dushima, hano hari abayobozi b'imidugudu bagenzi banjye, aba bana baturukamo nabo ndumva bahaguruka tukabakira, muhagurukiraho muri, inshingano ziba ari nyinshi, baje bakerereweho. Ariko uyu ni umuyobozi w'umudugudu wa Sumbure, ari naho haturukamo abana benshi. Fandimire itarabizi, kesi nyinshi tugira nizo mudugudu wa Sumbure. Hanyuma uriya ni umuyobozi w'umudugudu wa Gitovu, ari kumwe na mutekano we na executive na sedo n'abagombye kuba bari hano, ariko kubw'impamvu z'akazi bikomeye turabahagarariye hano. Turashima rero, dushimira ibi bintu biri kubera ahangaha. Ngewe cyanejeje kuruta ibindi ni uko twaburaga ubushobozi bwajyana abana bacu Nyamata kujya kwiga ibi bintu, ariko nkimara kumva ko babituzaniye hano mu mudugudu byaranejeje, numva ko ngomba kubishyigikira nivuye inyuma, ndetse n'abandi turi kumwe twese tugafatanya. It takes a village to raise a kid. Byangeje mu Kinyarwanda byo kuvuga ngo bitwara village ubwo mu Kinyarwanda ni iki mufasha? Bitwara umudugudu, ni twese, biradusaba ko twese twegeranye imbaraga kugira ngo dukuze umwana. Ibyo natse kuvuga, ndashaka kubashimira mwese abaje, ndetse cyane cyane abaturiye ahangaha, kuko nimwe muzi bano bana, nimwe mbura nabo buri munsi. Ariko nongeye no gushima n'inshuti n'imiryango bose bateraniye ahangaha. Nago bigeze gukunda kubivugaho cyane, ariko dukeneye ubufasha bwanyu. Dukeneye ubufasha bwanyu, dukeneye ingufu zanyu, yaba mu buryo bwa mikoro, yaba mu buryo bw'ibitekerezo, ikintu cyose cyadufasha, kuko abana ni benshi kandi buri mubyeyi ahangaha yagira cyadufasha. So nashaka kongera kubashimira, ariko nanabibutsa yuko ubwo bufasha bwanyu birakenewe. Tukeneye twese ko abana tubakuza, ko abana nibo Rwanda rw'ejo nkuko bakunda kubivuga, nibo gihugu cy'ejo. So birakenewe ko twese dushyira imbaraga hamwe kugira ngo tubakuze ku muco mwiza, mu muco wo gukunda igihugu, ndetse nabo ubwabo bikunda, kuko utikunze ntabwo wakunda igihugu. So muri kano kanya rero ndagira ngo mbakire, batwereke tara yabo, impano zabo, ubundi tujye twakira umubyeyi umwe uhagarariye abandi ahangaha. Murakoze cyane. Abana oya nuriye ubigenga. Abana burya tujya kubona ko bananiranye bararenze inkombe, kandi ntitujya twemera nk'ababyeyi ko dufitemo responsibility. Tubona umwana uko ari mu muhanda, ntabwo twigeze tumenya impamvu umwana ajya mu muhanda. Aba bana icyo bahurira nacyo hano
ni uko twicara tukabatega amatwi tutabaciriye urubanza. Banyura mu nzira ndende, baraza kubibibwirira, n'umurezi wabo arabibibwirira kuko nawe yari umwe muri aba bana. We yakuriye mu muhanda burundu, arabibibwirira. Hano ntago bene ibyo tubihisha kuko ni ibibazo duhura nabyo, kandi njyewe hari ubwo nibaza ko bitera ku gahinda twagiye duterwa n'amateka y'igihugu cyacu. Ndabitekereza hari abatunanira bakawusubiramo, tukazongera tukabagarura kubera kwihangana. Tugomba kubihanganira, nta kundi byagenda. Iryo shuri muri mpera amashyi. Gitifu w'akagari kacu ka Kanazi sinjya mutura ikibazo ngo cye gukemuka. Mudugudu wacu sinjya mutura ikibazo, we ahora anacungana n'abana kuko nabe bahise biyizira hano, ntabwo yabahakura ngo bamukundire. Hari abana dufite bo mu midugudu ya Kagirazina, ya Nyarugati ya kabiri, hano turi muri Nyarugati ya mbere, Gitovu hano hepfo, Sumbure, hari n'abatangiye kuza baturutse i Nyamata, kandi bose turabakira. Mudugudu wacu arabizi, bose turabakira. Abo bayobozi dukorana umunsi ku munsi, twebwe ntabwo twabyishoboza twenyine. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo nimunashimirire umurezi wabo agiye Herameke. Buri mu gitondo saa 11 aba yaje ari hano, agenda abyutsa ku rugi buri mwana twashyize mu ishuri, byuka ujye kwiga, byuka ujye kwiga. Hakaba basanga nyine ababyeyi babo bigendeye batazi ko umwana ari bujye ku ishuri. Hari abana agenda umwana akamubwira ati genda narirariye n'ubusa ndanisonzeye sinjya no kwiga. Ariko kubera ko dukora uko dushoboye ngo byibura babone bya biryo bya saa sita byo ku ishuri, umwana atabona impamvu ituma avuga ngo ngiye mu rugo cyangwa ngiye gushaka ibiryo, bigatuma tumugumana ku ishuri. Ko umwana ushonje ntacyo wamukorera, aba ashonje nyine uretse kumugaburira. Ubwo rero nkagira ngo mbashimire ko muri aha, ariko nabasaba ikintu gikomeye. Ndashaka ko mubabera ababyeyi, mukababera abavandimwe, ntimubacire urubanza, mukabafasha. Ngira ngo mu kubatumira nabwiye nti n'uwagira imyenda ishaje yanzanirerega. Abana banjye mubona hariya bose n'abakene cyane, kuko ababyeyi babo barazakurerera. Dufate responsabilité zacu. Mu by'ukuri kwari ukugira ngo mbakire, ndagira ngo murebe ngo twebwe uburere dutanga hano, yego dushyigikira ubwo ku ishuri, kuko aba bana njya nsanga biga mara, umurezi wabo abigisha mara, kuko dufite n'abari muri sogonderi batayizi. Ndabeshya? Urumva umwana utazi mara ntabwo aba wavuga ngo azamenya imibare ataramenya mara. Ugasanga bafite uduti barimo barandika hasi kubera mara, tukabasubizamo ibyo bize ku ishuri, ariko tukongeraho n'akantu kacu agakeregeshwa, niko nakita k'uburere mboneragihugu. Abana bacu barabizi, nta mwana ugira urwango uba, nta mwana ugira ishyari uba, nta mwana wanga igihugu cye uba. Kubera utubari nitwo tuzanyicira, ko sinshaka umwana ukageramo. Ntabwo ari byo, ndabeshyara. Aba bana barivuga bo ubwabo, nicyo mubakundira.
mujye mubatega amatwi muhere uyu munsi. Ndabashimiye, mbashimiye cyane cyane ko mwihanganye, twatinze gutangira kubera bamwe muri twe n'abafite imirimo Ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose, andika #media empire utandukane no kujya ubeshywa amakuru y'ibihuha ya buri munsi.